za mesure zose zashyizweho, za ngamba zose zashyizweho zo kugira ngo turushizeho kuyirinda, ntaba ari jye, ntaba ari wowe, ntaba ari mugenzi wanjye waba intandaro yo kuba nakwanduza mugenzi wanjye, bityo tugakomeza kwirinda kino cyago. Muri sinema witwa Patrick Kamanzi, ndamushubura nari Pastor Patrick Kamanzi ari mu Bubiligi, arampamagara ati ngwino ukore casting. Ndaza nkora casting nk'abandi bose, baza kuntoranya nk'umukinnyi Kinyarwanda, umukinnyi w'imena, main actor wa filime yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima, abantu bakunze cyane. Tugira Imana irakundwa, yarifite story nziza, yarifite image nziza, yarifite mu Gifaransa bajya bavuga ngo c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ushobora kuba umuforgeron, umucuzi, gucura, atari uko wabyize ahantu hakomeye cyane, ariko urimo uragerageza wine vin, ukigenda itinda mu rutariro ni kugenda irushizaho kuryoha. Iyo rero ni filme mu Cyongereza baravuga ngo so far so good. Ntabwo turi bwigeranye na Nigeria cyangwa ngo twigeranye na South Africa cyangwa se Hollywood, aho nyina abo bastar baba barubatse za villa yana muri za Porsche Cayenne. Ariko Porsche Cayenne yanjye uyu munsi giye kuri jewe niryo terambere ndimo ndagenda mbona rizamuka, kandi tuzamukira hamwe. Turagarutse nanone ni ku Nzozi TV, televiziyo yanyu mukunda cyane, ibagezaho amakuru atandukanye, ibyiza bitandukanye, tubagezaho ubuzima busanzwe bw'abahanzi, ubuzima busanzwe bw'ibyamamare. Uyu munsi tuje tubazaniye cyamamare mutari muherutse cyangwa muheruka wongera bamwe ku zindi channel zitandukanye simbizi, ariko uyu munsi turi kumwe n'umukinnyi w'amafilime Regent, uzwi, umuntu bamwe bamenye bakiri abana, uyu munsi bakaba ari bakuru, baratangiye kumwumva ari abana batoya. Utarakora subscribe, turakubitsa gukora subscribe, share, like, dukomeze turyoherwe, turi kumwe n'ibyamamare byacu, turi kumwe n'abantu batandukanye. Ntago nirirwa mvuga umuntu mukuru, uyu muntu n'umuntu mukuru uzwi, umenyereye iyi monde turimo ibyamamare. Nagira ngo muhe umwanya yivuge. Karibu, ibwire abakurikiye Inzozi TV. Murakoze cyane Inzozi TV. Uravuze ngo nivuge? Ivuge cyane. Ndi Ndahiro, wa Ndahiro, warutimburana rwa Ruyonza, urutebuka wakatabirora karugera wasemakamba, nguwo Ndahiro. Nkuko wari umaze kubivuga, nishimiye kuba mwantumiye kuri Inzozi TV. Ni channel nanjye maze kumenyera mu by'ukuri, kandi namaze gukoraho subscribe. Mukomeze ibikorwa byiza, mwakoze kuntumira. Uyu munsi turanezerwa turi kumwe nawe. Abanyarwanda baba bakumbuye kumva abantu b'ibyamamare, kumenya ubuzima bwabo, kumenya bameze. Ntarajya kure, ndagira ngo mubaze amakuru y'i lockdown, amakuru y'ibihe tumaze iminsi twese Abanyarwanda, bite mbeze mute? Amakuru ntabwo ari mabi, nta nubwo ari amakuru adasanzwe, n'amakuru kimwe n'abandi Banyarwanda bose, kuko ni icyorezo cyaje cyokamye isi yose. Mu by'ukuri isi yose harimo n'u Rwanda rwacu. Rero nanjye n'ibyo bihe nari mazemwo, uko nyine twayakiriye twese ni ukuyirinda, abantu bakaraba intoki neza, abantu bambara udupfukamunwa, abantu birinda guhoberana, abantu birinda kwegerana, dushyiramo intera ya metero 1, byanashoboka metero 2 niba bishoboka yuko mwakominika n'uwo murimo kuvugana cyangwa murimo gukorana. Za mesure zose zashyizweho, za ngamba zose zashyizweho zo kugira ngo turushizeho kuyirinda, ntaba ari jye, ntaba ari wowe, ntaba ari mugenzi wanjye waba intandaro yo kuba nakwanduza mugenzi wanjye, bityo tugakomeza kwirinda kino cyago. Hanyuma turashima Imana yuko tukiri amahoro, turashima Imana ko tugihumeka, turashima Imana ko tukibasha kugira ibyo twakora. Nibura muri domaine yacu ya sinema twagerageje ko dushoboye kose muri ibi bihe bibi twinjiyemo. Turavuga tuti ntabwo
Abanyarwanda tuzatuma bagira irungu bari muri guma mu rugo. Igihe twari turi muri guma mu rugo twagerageje uko dushoboye kose abakora umwuga wa sinema mu Rwanda twirinda yuko abantu bagira irungu. Rero turacyagerageza kubikora tubishimira Imana kukidushoboza ndetse n'ubuyobozi bwacu bukidushoboza kuba nyine twafata amashusho twabona uko dukora ku kazi kugira ngo turushizeho kunoza umurimo wacu. Urakoze cyane. Tukiri muri uwo mujyo Willy, uyu munsi Abanyarwanda iyo babonye ibyamamare baba bumva bashaka kumenya ubuzima busanzwe, ibyamamare mubamo, ubuzima busanzwe mwabayeho, baba bashaka kumenya kugira ngo bagire ko buriya icyamamare ni icyitegererezo cya rubanda. Umwana mutoya uyu munsi yabonye Willy Ndahiro yifuza kumera nkawe. Kugira ngo yifuze kumera nkawe nuko amenya ibyamuranze mu bihe byashize n'ibyo abamo umunsi ku munsi. Niyo mpamvu muba mwitwa ibyamamare. Iyo wagiye imbere ya kamera, iyo wagiye imbere y'abantu bakabona amashusho yawe, bakabona ibikorwa bigisha ko filime, nibaza ko mutazikora gusa pour kwishima, muzikora munagamije kugira ngo mwigishe rubanda. Niyo mpamvu ibyo mukora byose abantu bari inyuma cyangwa abantu babareba babagireho icyitegererezo. Uyu munsi waduha gatoya ku buzima bwawe busanzwe kuva ukiri mutoya kugeza aho ugeze uyu munsi, kugira ngo abantu bagukurikiye bakomeze kwishimira ubuzima bwa gisitari. Urakoze cyane. Ntekereza wenda kuvuga amateka yanjye ndagerageza kuvunagura guhera nkiri muto, wenda nk'uko wari ubivuze bishobora kuba byagirira akamaro urubyiruko se cyangwa umwana muto watekereza kuvuga ati Ndahiro ambera icyitegererezo cyangwa se mureberaho byinshi. Mu bwana bwanjye nakuze nkuriye mu buhungiro kimwe n'abandi banyarwanda benshi bari mu buhungiro. Nari ndi mu gihugu cy'amahanga, niho navukiye, niho nakuriye, niho nize amashuri. Ariko nkura ababyeyi banjye b'Abanyarwanda bankundisha u Rwanda kandi bambwira amateka y'ukuntu baruvuyemo, y'ukuntu baje mu buhungiro, ko bafashwe mu buhungiro, ko bafashwe. Nanjye maze gukura ko nahize primaire mpiga secondaire, byinshi narabibona uko twari dufashwe. So nkura bankundisha u Rwanda, biza kugera igihe urugamba rwo kubohora igihugu cyacu rutangiye. Abandi rubyiruko bose rero twagiraga ibihe byo guhura no kuganira ayo mateka y'igihugu cyacu, abadukuriye, abasaza, ababyeyi bacu bagahurira hamwe bakatubwira amateka, birushirizaho kudukumbuza u Rwanda. Icyo gihe rero urundi rubyiruko ruhagurutse rurangajwe imbere n'abakuru bacu bayoboye urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Nanjye naje kugera igihe ku myaka mike nari mfite, nanjye nerekeza muri uwo mujyo nza ku rugamba. Ndavuga ubwo muri 1993. Ni kimwe mu bintu numva nazagira n'umwanya uhagije wo kugira ngo nganirire barumuna bacu kugira ngo barushizeho gukunda igihugu. Yego ubu ngubu turagifite, ariko noneho kugisigasira cyangwa se gusigasira ibyo twagezeho ni ngombwa cyane. Ni ngombwa cyane nk'urubyiruko bagifite imbaraga, bagifite ubushobozi bwose bwo kuba barinda ibyagezweho. So icyo gihe ninjira mu rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside. Tubigeraho, tugera ku ntego, turangajwe imbere n'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Naje rero gusa naho iyo mirimo nyishyize ku ruhande gatoya kugira ngo nkomeze kariyeri z'ubuzima zindi nyuma y'imyaka 11 hafi, kuko nasubiye mu buzima busanzwe muri 2004 nza gusubira kwiga kugira ngo nari nacikirishirize hagati amashuri ko naje mfite imyaka 17 n'igice. So nyuma yo kurangiza amashuri noneho nasubiye i Burundi kwiga, kuko niho nari narigiye amashuri yose na systeme nari narigiyemo byose. So yes, nsubirayo ndiga, ndangije nibwo nagarutse nanone mu gihe gito cyane nibwo natangiye umwuga wa sinema.
nangira umwuga wa sinema nk'umukinnyi wa filime ntoranyijwe n'umuproducer nawe twakoranye mu by'ukuri mu gisirikare ariko aza kuntanga kuvamo noneho ahita yinjira mu bya théâtre yinjira muri sinema witwa Patrick Kamanzi ndamushura nari Pastor Patrick Kamanzi ari mu Bubiligi arampamagara ati ngwino ukore casting ndaza nkora casting nk'abandi bose baza kuntoranya nk'umukinnyi Kinyarwanda umukinnyi w'imena main actor wa filime yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima abantu bakunze cyane tugira Imana irakundwa yarifite story nziza yarifite image nziza yarifite producer mwiza yarifite director mwiza yarifite DOP mwiza Raymond Kalisa uramuzi yakorewe post production n'abantu babimenyereye biratangaje cyane uburyo Patrick Kamanzi yiyambaje abantu bafite izo mbaraga Medisale ngira ngo abantu baramuza hanga ntabwo iryo zina ari izina niwe wayikoreye post production Bizab producer Bizab iriya filime yari ifite original soundtrack muri iriya myaka kandi ariyo filime ya mbere urumva mbona nashaka kubwira originalite cyatumye iriya filime igira qualité zose so noneho washyiraho abakinnyi mu by'ukuri bari baje babishaka ataruvuga ngo barabyize baje baraminuje bagize gute ariko bafite ubushatse ubushake ahantu hari ubushake ntabwo ndi buvuge ngo buraruta ubumenyi ariko buza bwiyongera ku bushake bwo gukora ikintu uko ushobora kuba utakizi ariko mu gifaransa bajya bavuga ngo c'est en forgeant qu'on devient forgeron ushobora kuba umuforgeron umucuzi gucura atari uko wabyize ahantu hakomeye cyane ariko urimo uragerageza guforja ukayukisanga wabaye nuko nkuko byagenze abakinnyi baza ari beza cyane dukora filime nziza cyane so muri make wenda ntagiye mu mateka menshi cyane ntangira umwuga wa sinema gutyo ngutangira na success iturutse ku kigeragezo cy'ubuzima abantu barayikunda barayahunyuze hose Willy Paul kwanza Willy nta nubwo bari bakiryibuka yari Paul mbigiramo umugisha w'Imana cyane ikintu rero navuga ngo urubyiruko rwarebera kuri Willy cyane niyo parcours y'ubuzima guhera mu bwana gukunda igihugu kuba wakitangira byaba ngombwa ukakimenera amaraso sinzi umwami wigeze kubivuga baravuga ngo yaravuze ngo u Rwanda aho kubura u Rwanda we wabura sinivuga ukuntu yabivuzeho wanga kumenera amaraso igihugu akamenekera ubusa so hari uko gukunda igihugu hari kuba wakitangira hari kuba wafatanya gahuza imbaraga n'abagenzi bawe mukagira icyo mugeraho ariko noneho n'abafite biyumvisemo iyo mpano nkuko nayiyumvisemo nuko kudashika intege ushobora kubura aho umenera ushobora kubura umuryango winjiriramo birashoboka hose ni kenshi bagerageza mfite impano ndashaka gukina filime wamfashije n'iki byose imyaka ikamugendana arimo agerageza kubera ko opportunities zitaraboneka cyangwa se igihe cye kitaragera ariko nta gucika intege ndumva aricyo kintu cya mbere nagira inama abantu baba bafite iyo passion abantu baba bafite talent bifuza kugira ngo binjire mu mwuga wa sinema ibindi no kwihanganira mu byo waba usanze mu mwuga kuko ntabwo tuba tunyura hanyerera oya tunyura mu nzitane nk'izindi domaine z'ubuzima zose so nicyo ngicyo numva wenda mu magambo make biganiro urakoze cyane Willy Ndahiro mu by'ukuri amateka yawe cyangwa ubuzima bwawe ntabwo ari ibintu wavuga mu munota umwe ngo birangire ariko iby'ingenzi ubitumiriyemo ariko hari ikintu nshaka gutindaho cyane ni iriya film yatumye n'uyu munsi umuntu wese iyo uvuze Paul yumva icyo ari cyo Willy ni izina ritangiye kumenyekana ubu ngubu kubera ko iriya filime imaze imyaka myinshi iri ku isoko n'uyu munsi iyo ugiye kuri YouTube iri mu mafilime arebwa kandi ni filime ya kera rero iriya filime nibaza ko kuyitindaho ni ngombwa kandi ni byiza yakubakira izina nawe uyubakira izina hamwe n'abakinnyi mwari muri kumwe uyu munsi ndashaka kubaza hari abakinnyi batandukanye mwari muri kumwe cyane wari umugore wawe muri filime ari Ndagahongayire ndabangenzi ariko by'umwihariko ndashaka gutinda kuri ari Ndagahongayire hari igihe mwigeze kugaragaza mu itangazamakuru cyangwa muri social media zitandukanye ko mugiye kongera gukora ubufatanye mukaduha
mukatugarurira bwa yasa bwa buryohe mwari mwaduhaye ko nibaza ko niyo filime ya mbere yagaragaye kuri televiziyo z'u Rwanda ku makasete ahantu hatandukanye nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Uriya mugambi cyangwa kiriya cyifuzo mwari mufite byaba bigize projet ni Gahongayire. Hari projet zigeze kuri nk'ebyiri twarimo turaganiraho kugira ngo turebe feasibility yabyo. Hari yitwa Ntabanga film, hari nindi. Rero kubera ko projet ari za Gahongayire, reka ngohereza urugero ruto. Wine, vin, ukigenda itinda mu rutariro ni kugenda urushizaho kuryoha. Iyo rero ni filme. Filme ntabwo ari kubyuka mu gitondo ngo ufate kamera ujye gukamera ubukwe. Oya, ubukwe urabufata ukagenda ukajya muri editing. Ariko filme ni ikintu gifata process, ni process. Ni filme, gukora filme ni process. Rero wenda kwari kugira ngo dutangaze Abanyarwanda yuko turacyahari, baradukumbuye, nibyo natwe turabakumbuye, turi kumwe. Rero bazatugaye gutinda. Ndacyari mu biganiro na Aline kugira ngo turebe feasibility yabyo. Filme nkuko nakubwiye ni process. Filme isaba budget nini cyane. Iyo ushaka gukora filme nziza biba bisaba kuyitondera. Filme kangutere ka blague gatoya, nabonye hari n'abasore basigaye bakina za comedy z'ikinyamurenge. Hari umupasiteri umwe yararimo kwigisha, aravuga umupasiteri w'umunyamurenge, aravuga ngo nje ibintu bya filime ngo zama bintangaza, ngo uzamubona Yesu avutse ngo akamakura akamapfa akaja ku musaraba, yamara akazuka akaja mu ijuru mwisaha imwe n'igice n'ukuri kose. Ngo ibintu bya filime byarantangaje n'ukuri. Abana mwisaha imwe n'igice Yesu aravuka agakora akabwiriza ubutumwa, bakamwica akajya ku musaraba akapfa akazuka akajya mu ijuru. Ariko iriya saha imwe n'igice muri filime nzima nziza wifuje kugeza ku bantu ishobora kugutwara n'imyaka 2 cyangwa 3. Iyo ni filime. Rero ntekereza ko tutaratinda, turacyari muri process hagati aho ngaho. Twebwe tuba tuvugira Abanyarwanda cyangwa n'abandi bari mu migabane no mu bihugu bitandukanye bakunze uburyohe bw'ikigeragezo cy'ubuzima, bakunze uburyo Paul yitwaga Mama Samuel, bakunze ingenzi ibitangaza mwadukoreye muri cya gihe, bakunze buriya buryohe mwagaragaje. Abo bose baracyahari, niyo makuru meza, baracyahari kandi biracyashoboka yuko bahurira muri filime imwe. Ikiba gisigaye gusa yewe n'umuproducer waba udushaka, we are there, turahari rwose. Inzozi TV namwe ni mudushaka mugiye muri production ya filime muzaduhamagara. Turishimye cyane. Ni byiza, abo bose baracyahari mwakinanye, ni byiza nubwo bagihari. Bibaza ko ababarebaga nabo barahari. Yes. Igitangaje cyangwa gishimishije nuko uyu munsi mufite audience nshyashya, mufite abantu bashyashya batamenye buriya buryohe, bashaka kureba amashusho noneho mu bundi buryo, mu bundi buryohe bwenda kumera nk'ubwa mbere, ariko noneho bwisumbuye kuko iterambere rigenda rizamuka. Niyo mpamvu dufite amashyushyu n'amatsiko menshi. Turabitegereje ariko nta kibazo, ntabwo twabitindaho. Nagira ngo tugaruke nk'uko twabwiye ko twebwe turi Inzozi TV. Uyu munsi twashaka kubaza inzozi wifuza kugeraho ukiri umwana cyangwa homenyeye ubwenge, uyu munsi urabona urimo urazinjiramo koko cyane. Yes, burya iyo ubonye utambuka udasubira inyuma, nubwo wagera ahantu ugahagarara ariko urimo ureba aho ushobora kunyura kugira ngo ukomeze urugendo, ibintu biba bigenda. So mu cyongereza baravuga ngo so far so good. Impamvu mbivuga nta yindi nuko nyuma y'ikigeragezo cy'ubuzima hahise haza n'abandi ba producers benshi, hasohoka amafilime menshi,
ubuyobozi bw'igihugu burabibona bubitera ijisho buravuga buti burya dufite film industry mu gihugu batangira kutworganiza uyu munsi rero dufite inzego zitureberera cyo ni intambwe ikomeye cyane dufite cyitwa Rwanda Art Council gihurirwamo n'amafederation y'abahanzi bose federation ya cinema, federation ya muzika, federation y'ubugeni, federation ya fashion, you know. Muri izo federation zose rero harimo na federation ya cinema mbere umuyobozi mukuru wungirije urumva, so hari na federation ya cinema ireberera aba filmmakers bo mu Rwanda, Rwanda Film Federation. So inzozi giye ku giti cyanjye icyambere ngira ngo ujye ukunda kureba umupira w'amaguru cyane, ujya wumva abatoza bavuga ngo twebwe ngo gahunda yacu ubu ngubu dufite ngo nibura no kugera mu cya kane, ntabwo ngo gutwara igikombe ariko akumva yuko kugera muri kimwe cya kane cyangwa muri kimwe cya kabiri ni intego yihaye kandi ni intambwe azabateye. So naho ngaho muri sinema turi birimo biraza aho tubona leta itangiye kutureba no kutuganiriza no you know, hari icyo twita creative industries, ingana ndangamuco. Ingana ndangamuco izo ni ikintu leta yacu ishyizemo imbaraga cyane, ndetse bamwe batangiye no kubona inkunga, sinzi niba mwarabimenye, hari inkunga yatanzwe na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco bafatanyije na Imbuto Foundation gusapotinga imishinga y'abahanzi bageze kuri 30 bagiye babona miliyoni 10 basohoye miliyoni 300. Urumva iyo ni intambwe deja imaze irimo guterwa. Muri sinema dufite urwego rundi muri RDB rwitwa Rwanda Film Office rutegura icyitwa Kigali Audiovisual Forum buri mwaka. Kigali Audiovisual Forum iduhuza n'aba filmmakers bo kwisi yose baza hano mu Rwanda, tugahura nabo tukaganira, baba barimo aba distributors, baba barimo aba producers, baba barimo aba directors ku rwego mpuzamahanga. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni amahirwe aba filmmakers baba hano mu Rwanda tudakwiriye kwirengagiza. Kuri gihe iyo mbibona ibyo ngibyo inyungu cyangwa se target cyangwa se vision yanjye mu byukuri mbona ngenda nyikandagiramo, kuko ntabwo nishimira kugenda genyine cyangwa se gutera imbere genyine, oya iyo tuzamukanye n'abandi bimpa imbaraga nanjye. So nicyo nkubwira yuko turimo turazamuka, production zabaye nyinshi mu gihugu, amategeko policies arimo gushyirwaho, urabona ko ibintu kameme birimo biragenda bijya mu buryo. So vuba cyane turaba twatangiye gukoza imitwe y'intoki noneho ku bushobozi bufatika, you know, ntabwo turi bwigereranye na Nigeria cyangwa ngo twigereranye na South Africa cyangwa se Hollywood, aho nyina abo bastar baba barubatse za villa yana muri za Porsche Cayenne. Ariko Porsche Cayenne yanjye uyu munsi giye kuri jewe niryo terambere ndimo ndagenda mbona rizamuka kandi tuzamukira hamwe n'abandi. Ni nayo politike y'igihugu cyacu. Ibyo rero je intera imbaraga cyane bikanyereka yuko ntabwo nahisemo ubusa cyangwa se sinahisemo umwuga mubi. Voilà. Willy Ndahiro umwe mu bantu bimaze kugaragara cyane ko ufasha urubyiruko rurimo kwinjira muri film, rurimo rujya muri industry ya movie, uragaragara hirya no hino, uragaragara mu mafilme atandukanye supportinga. Turagira ngo ugire inama urubyiruko dusoza ubabwira uburyo bagomba kumenya ko ntago ibintu uruhinja uyu munsi ruvuka ingobyi. Twagira ngo ubahe impanuro nk'umuntu mukuru muri film, nk'umuntu bimazemo imyaka kandi bisobanukiwe. Rubyiruko barumuna banjye mukunda umwuga wa sinema, mwumva mwifuza kuzaba abakinnyi ba filime, mwifuza kuzaba aba producers, mwifuza kuzaba aba script writers, mwifuza kuzaba you know aba cameraman DOPs, ikintu cya mbere nababwira nuko nkuko warumaze kubikomozaho ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Niba waragize umugisha wo kuba warabashije kugira icyo wakora utarabona skills, jewe impanuro ya mbere naguha nuko watera intambwe ukegera amashuri ya sinema hano mu Rwanda. Shuri ya sinema arahari hano mu Rwanda, ubanze wiga umwuga. Twebwe kera twabyinjiragamo ari ukwihinga kubera yuko ayo mashuri nta yarahari, ariko uyu munsi amashuri centre de formation, ibigo by'amahugurwa birahari, bashobora kuguhugura amezi 3 ukavayo uri umu actor, bashobora kuguhugura amezi 3 ukavayo uri umu DOP mwiza. Turabifite ibyo bigo
sinzi wenda ku Nzozi TV kubivuga atari kwa advertising nzabababwira hanyuma mugende babaha akantu mu advertising ariko ibyo bigo birahari. Uwampamagara wari we wese namurangira nkanamuhuza n'abayobozi b'ibyo bigo. Hari n'ibitanga za scholarship, umuntu akagenda akaba yakwigira ubuntu amezi 2-3 akavanayo iyo certificate. So ni byiza yuko ufite iriya certificate n'ubwo bumenyi ukaza ku isoko ry'umurimo ufite ubumenyi. Ngiyi impanuro ya mbere naguhereza. Ya kabiri, egera bari mu mwuga. Willy niba umubuze uyu munsi kubera ari mu bintu ntabwo nyambura mu by'ukuri n'abahamagara turavugana, ariko wenda ushobora kutambona. Barahari n'abandi, egera bari mu mwuga bakugira inama, bakuganirize niba hari opportunity, bagufashe winjire mu mwuga. Kuba utaratangira gukina cyangwa se gukora ntabwo ari ukukwanga, ahubwo nuko wenda nta mahirwe yari bwaboneke, nta opportunity zari bwaboneke. Igihe zizabonekera nawe uzatangira umwuga wa sinema. Rero mu Gifaransa baravuga ngo il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard nuvuga ngo nta rirarenga. Njya mbaza abantu, njya mbwira abantu ni mwaba mwibuka igihe Morgan Freeman yakinnye filime ari umujene w'imyaka 20. Hari abatoranywa ku myaka 40, afite imyaka 40 agahita aba umustar ukomeye cyane, you know. So nta rirarenga, amahirwe aracyahari kuva ugihumeka, kuva ukiri muzima. Nibyo ngibyo. Akoze turi ku musozo, ariko hamwe no kujya ku musozo hari ukuntu ngiye nkumenyereye kuri ndabivuga gute, hari terme nyinshi yakoreshamo, ntabwo ugaragara gusa mu gisata cya filime nubwo ari cyo uzwimo cyane. Njya nkubona no mu bindi bikorwa bitandukanye byo kwemusinga, nabyo ni byiza. Dusoza nagira ngo usa nk'ubikomozaho gatoya, unadufasha gusoza iki kiganiro, unabwira abantu ko ntabwo gukora ikintu kimwe gusa bihagije, ushobora no kongeraho n'ibindi supporting ibyo wakora. Yes, nkuko bivuze, hari ibindi bikorwa njya nkora biri hanze ya sinema. Hari uko kuba MC mu bukwe, MC mu events, cyangwa se gutegura ama event. Ibyo byose ndabikora. Muri 2014 nateguye icyitwa 1000 Hills Academy Awards, nigiye wari uyikuriye. Cyari gikorwa cyo guhemba abakora umwuga wa sinema. Ndumva ushobora kububyibuka. Nanagushimira Ndahiro, baradufashije, baradusupportinze cyane. So ubu ngubu ahubwo biriya bya MC cyangwa se by'ubukwe byakomwe mu nkokora n'ibi bihe twagiyemo. Nta bukwe bukibaho ngira ngo nabizi. So nicyo rero warukomojeho uvuga bizaza. Ntabwo umuntu abeshwaho n'umwuga umwe gusa. Mu gihe ugifite ubushobozi bwo kuba wa managing imirimo 2-3, ababiburayi bo barabizi, bo bakora imirimo irenze ni 3 cyangwa 4. So nahangaha iwacu birashoboka yuko wabikora. So far ubu ngubu hari igikorwa gikomeye cyane, kinini cyane, very big. Ntegereje abashyitsi ku wa 5 w'iki cyumweru na Abanyanigeria, sinzi niba muzi, cyitwa Big Brother Africa. Big Brother Africa yaberaga South Africa, ariko yarahagaze muri 2015. So n'Abanyarwanda barimo bagiyemo na Frank Joe, Frank Rukundo. Ubwo nagira ngo abantu bumve. So hari event iri ku rwego rwa Africa, ije gutegurwa n'abantu basanzwe bategura Big Brother Nigeria. Big Brother Nigeria yo imaze gukomera cyane, yo iracyanaba, mu gihe Big Brother Africa yo yahagaze muri South Africa. So iyo event izaza ahangaha mu Rwanda, itegurwa imyaka 3. Bahisemo kwitegura hano mu Rwanda, ariko iri ku rwego rwa Africa. So icyo ni gikorwa mpagarariye hano mu Rwanda. Aba partners banjye bazaza ahangaha kugira ngo duhure n'inzego zitandukanye. Ni igikorwa kizaba mu ntango z'umwaka utaha cyangwa mu mpera z'uyu nguyu, bitewe n'uko ibihe bizaba byaduhaye ubushobozi cyangwa se bitwemereye bitewe na COVID-19. Birasa n'ibigenda bicamo, niyo mpamvu twabishyize muri 2022 mu kwa mbere, ariko ni ibintu bitegurwa ubu ngubu. Urumva ko abashyitsi bazaze ejo bundi ku wa 5 tugakorana inama bagasubirayo n'iki byose. So ntabwo umuntu atungwa n'ikintu kimwe. Iyo uyu muryango ufunze, hari undi muryango wa opportunity ubufunguye. Ahubwo wowe inshingano yawe no gufungura amaso ukareba ni hehe ko mbona hanga harimo haragenda hafunga,
ni hehe handi haba hafunguye, reka ngerageze, you know. So ni igikorwa bazagenda bamenya baba ari aba partners tuzashaka ahangaha n'abandi ku rwego rwa Afrika cyane. Ni event izaba nziza cyane, tuzagenda tuyibamenyesha gahoro gahoro. Harimo abastari bakomeye nko muri aba bazaze ejo bundi, harimo umukinnyi wa filime uzwi cyane w'umu superstar muri Nigeria witwa Jim Ike. So bazaza ari team y'abantu batandatu. Ndumva tuzagira umwanya wo gukora media tour aho gatoya tukaganira na media kugira ngo tuyisobanurire ibijyanye tubasobanurire ibijyanye n'iki gikorwa. Rero byaba nyine za nama nagiraga urubyiruko barumuna banjye, mugerageze, ndacyari urubyiruko ariko si cyane twakatwigiye imbere ho gato bajye bagerageza ishoka byose, Uwiteka bahari kugira ngo ijambo ry'Imana riravuga turi no ku musozo ngo nzaho umugisha imirimo y'amaboko yawe, cyangwa se tera intambwe imwe ndatera 99 ngusanganira. Ndumva ijambo ry'Imana urizi cyane, twarasenganye. Bo murakoze cyane. Inzozi TV hari filime nshyashya, hari filime nshyashya yitwa Natasha series ya mushiki wanjye na petite sœur wanjye. So iyo ngiyo nayo nayigaragayemo mu minsi ishize, nari production manager wayo, ariko ndi n'umukinnyi ukinana na Natasha. So ni filime nziza, twasohoye season 1, ifite episode 15. Yari maze igihe inyura ku Isibo TV, ariko season yararangiye ku Isibo TV. Ubwo heroje bundi ku cyumweru yatangiye noneho kunyura kuri Zacu TV. So bajya kuri zacutv.com bakareba Natasha series. Murakoze nakwe kandi nziza, ifite amashusho meza, ikiriye neza. Na Natasha yaradutunguye nubwo tutakomeza ikiganiro. Umwana w'umukobwa uzamushaka azakuganiriza, nzamushaka tunari kumwe. Nta kibazo cyane. Dukomeze turyoherwe, dukomeze twishime, dukomeze tunezerwe abastari bacu. Turagukunda Willy Ndahiro, turagushimira ko waduhaye ikiganiro kiryoshye kandi Abanyarwanda baragukunda, urabizi barabikugaragariza umunsi ku munsi. Murakoze cyane, nandi ndabashimira Inzozi TV. Please subscribe kuri Inzozi TV. Ni channel ya YouTube nziza cyane, ngende musubscribinge, mukore like, mukore share, muna commenting hariya hasi, muvuga ibiganiro bya Inzozi TV uko bimeze n'ibyifuzo byanyu, ibyo bagenda bakorija no kubankuraja ndetse no kubatera inkunga nabyo niba bishoboka muzabikore. Murakoze.